icyo mwakoraga ni ukwibuganirizamo amata. Inkongoro wakamishaga agakebe cyangwa se icyo bita ingare, uyu n'umugano munini, wamara ukabuganirizamo amata. Ntabwo amata bayasuka, basuka amazi n'ibipende, ahubwo barabuganiza. Warangiza ukajyana mu rugo ukabanjurira ababyeyi. Ntabwo bajyana amata, ahubwo barayabanjura mu rugo, warangiza ukayagezayo. Amata agashobora gucundwa cyangwa se agaterekwa bakanywa ari ikivuguto. Ni umungumu wabuganirizaga. Ubungumu niko twagerageza nkaho mu by'ukuri ari ni nk'utugaro tw'iyi minsi, ariko ni mo wabuganirizaga wakamishije agakebe cyangwa se ingare. Uyu ni umutemeri, ntabwo ari umufuniko, ahubwo ni umutemeri. Ufasha kugira ngo aya mata ari bumwumu iminsi 3 nangwa se icyumweru ataza kugira ute kwangirika nangwa se akaba yatokorwa ku buryo bworoshe. Iri ni isinde. Uyu ni umutaka, wa kera nk'uko mubireba. Kunyagirwa njye sindi kunyagirwa. Uyu ni umutaka wa kera, kubera umutaka wa kijyambere utabaga uhari. Iri sinde ryarafashaga kugira ngo utaza kunyagirwa uri umushumba, cyane ko nta n'amazu yahabaga, hazabaga ziri mu bwisho nangwa se aho zagiye kwimukira zishaka ubwatsi. Washoboraga kuyikoresha. Abanyarwanda ba kera banywaga itabi. Iyo wafataga iyi ntimbiri wayishyiraga ku musego ukanywa itabi ku buryo bukoroheye, nangwa se ugafata ku musego uryamye ugakoramo, ugafata inkono y'itabi ukanywa. Cyangwa se intimbiri abanyarwanda kera barizigamaga, wafataga iyi ntimbiri ukayishyiramo amafaranga. Aya mafaranga rero akagufasha, nangwa se ukaziteganyiriza ejo hazaza. Ntabwo ari abazungu batwigishije guteganyiriza ejo hazaza.